Nitwa Gatete, ubusanzwe nitwa Gatete Nizeyimana Janvier, mvuka mu muryango w'abana babiri, nkaba ndi umuhererezi ubwo ni uwa kabiri. Nkaba narize amashuri yisumbuye, secondaire narishoje na kaminuza nize muri IPRC Kicukiro ibijyanye n'ubwubatsi ubwo ni engineering. Nkaba naritabiriye irushanwa rya Mr Rwanda nuko ari niyo mazina yanjye. Amashuri nize nangaye nize engineering, niga construction muri secondaire no muri kaminuza nize engineering. Irushanwa rya Mr Rwanda, impamvu naryitabiriye nabonye ko nanjye ndi mu basore bashobora kuba bahagararira igihugu neza. Hakora iyo bwabaga nkurikiranye n'umushinga wanjye nayo nahisemo kuba nakora, nkita ku bana b'imfubyi, cyane cyane nko mu byaro. Hari ibigo by'imfubyi mu Rwanda, ariko mu byaro cyane cyane nk'iyo umwana nk'umubyeyi yitabye Imana, abana babura nyine umuntu bitaho, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Nge cyo nakibandaho ni ukujya mu byaro no mu mijyi imwe n'imwe abana batabashije kubona umuntu bavugira, nkabavugira bakabasha kwitabwaho. Nk'iyo mitungo ababyeyi baba basize, sometimes hari igihe nk'umwana apfusha ababyeyi, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane akiri mutoya. Ya mitungo umuntu akaba yamufata akamurera, ariko ya mitungo ntazayimwandikeho, akazayandikaho, ugasanga wa mwana arakuze, ya mitungo ayiraza abana be yabyaye. Ugasanga ni ikibazo rero ngewe nabonye kibabaje. Ndavuga ni nk'umuntu w'umusore nkanjye ufite uburyo intumbero zanjye, numva mbaye Mr Rwanda nafasha abo bana b'imfubyi. Ku bijyanye nuko nabikora mfatanyije n'igihugu na leta n'urubyiruko bagenzi banjye, numva nabikora neza kandi n'Imana ikabifashamo byagenda neza, kandi twese twabigeraho ko bano bana batoya ni rwo Rwanda rw'ejo, nibo bazaba Mr, nibo bazaba Perezida, nibo bazaba abarimu. Niyo mpamvu nahisemo umushinga wo kuba nafasha abo bana b'imfubyi, nkabafasha kubona abahita babarera, bakabitaho bakiri batoya, bana ku muhanda bakunda kubita ngo ni marine. Urumva ni ikibazo cyo gikomeye cyane. Hari igihe batazi n'ababyeyi babo, batazi n'aho baturuka. Iyo ugiye nka Nyabugogo urabibona, ukajya ahantu mu byaro henshi cyane usanga abo bana bafite ikibazo gikomeye cyane. Hanze rero ku ruhare rwanjye ni ugufasha abo bana b'imfubyi, nkabitaho, nkareba uburyo abana bakiga amashuri yabo nabo bakazavamo urubyiruko rw'ahazaza, arizo mbaraga z'igihugu. Icyiciro gikurikiye ntago ari ibintu navuga ko byoroshye, kuko harimo abantu batoroshye, kuko urabona ko ni irushanwa. Cyo bita irushanwa habamo gutsinda no gutsindwa. Icyo nemera cyo nuko ahantu hose umuntu ageze hari impamvu aba hageze, n'ibindi byashoboka, kandi niyo bitanashoboka haba hari icyizere ko hari ibyo umuntu aba akwiriye. Ku bwanjye rero niteguye neza uko nshoboye kose, ndumva niteguye neza kandi nta kibazo. Igihe cyo gutora nikigera, ngiye ifite nimero 78. Ubwo nyine abanyarwandakazi muzadutore, kandi ndabyishimiye just kuba naraje muri irushanwa nkabona na pass, n'ibindi bizakurikiraho nizeye ko bizakunda. I'm ready. Ikintu nasaba abanyarwanda ni ukudushyigikira, bakadusengera,
bakadufasha mu buryo bwo bwose, yaba ari information amakuru yose abashije kuba yatambuka ya Mr Rwanda, bakaba badutora bantora bamanye nimero yanjye 28. Icyo nabasaba nicyo ngicyo, batangiye gutora bakantora byaba ari byiza cyane, nkaba nafashwamo na leta na Mr Rwanda kuzaprova umushinga wanjye nkawugeraho kabisa, nkita ku bana b'imfubyi babuze uko babavugirwa cyangwa babuze umuntu bavugira. Nje nicyo ngicyo navuga, ndumva ari ibyo ngibyo kandi Imana izabidufashamo.